Ibirori bya mbere bishingiye ku rukundo, amateka agaragaza ko bimaze imyaka amamiliyari arenga kuva ku bya Adamu na Eva n'amagingo ya nta birori biragaragaza ubudasa nk'ibyateguwe na Surprise Empire Rwanda. Ese nuwe wagize isabukuru y'amavuko cyangwa murishimira imyaka mumaze mubana? Ni umunsi mpuzamahanga nka Mother's Day, Saint Valentin cyangwa n'iyindi minsi wanatunguramo uwawe ukamuha impano ifite icyo isobanuye mu rukundo rwanyu. Ni ukuzamura abakozi mu ntera cyangwa murishimira ibigwi mugezeho nko kuzamurwa mu ntera cyangwa guhabwa izindi nshingano. Urashaka kugaragariza umubyeyi cyangwa indi nkuramutima kuzirikana ibyo yagukoreye. Diaspora turabizi murashaka gutungura abanyu, ariko kandi kuhaboneka biragoye. Turi inzobere mu gutegura ibirori nk'ibi kandi turi abanyu. Ni ukubafasha ibirori nk'ibi bikagenda neza nk'uko mubyifuza kandi bikanasiga amateka atazibagirana hagati yanyu. Nimucikwe n'aya mahirwe Surprise Empire Rwanda tubazaniye. Turabibafashamo nubwo mwaba mudahari. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788318860. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp cyangwa 0795229996. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda, happiness and love. So mu ngingo zinzanye ni Surprise Empire Rwanda, ni kampani ifasha abantu gutungura abantu bagize anniversaire, gutungura abantu bagize ibirori runaka, abazamuwe mu ntera, gusura umuntu wabyaye, gushimira umuntu wakugiriye neza mu buryo cyangwa se ubundi. Twe turi intumwa nka Surprise Empire Rwanda, ariko by'umwihariko noneho dushimira n'Isango Star yaduhaye umwanya tukaba tugiye kujya tubagezaho ikiganiro ku wa gatandatu guhera saa 1:30 za nimugoroba. Kizaba cyitwa Isango Surprise Zone. So tuzatumizaho hano ku Isango saa 1:30 z'umugoroba ku wa gatandatu nimugoroba. Kizatangira ku wa gatandatu utaha saa 1:30. Rero abantu bashobora gutuma Surprise Empire Rwanda akamenyetso ko guteranya 250 788 31 88 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 7 9 52 yego. Okay. So rero umunsi abatumikira abantu ahantu dukorera mena mbere ko tugira mu kanya, ariko wanze tubwire nge ndifuza wenda gutungura umuntu runaka mu buzima bwanjye cyangwa se ndi muntu wenda nkuko bivuze ese ndifa batumiki kimwe mu tungo kuki ndi habo gutumira mbo urabona hano hanze twitwa gutya abantu gutumira turaje. Oya, icyo gihe urumva bituruka ku muntu wamudutumyeho, kuko hano hanze hari abantu babuze abantu bereka urukundo, cyangwa se nkawe Cedric cyangwa se Iva ukaba ushaka hari umuntu wakugiriye neza, ukaba wazamuye mu ntera, ukaba wagize graduation. Ngira ngo muraza no kubona muri video ku buhanga bw'ibyuma batwereke video twagiye dusura ba Francine ba Magina batandukanye n'iki ushaka kumwereka urukundo. Hano hanze hari abantu bafite bameze nk'abafite isolation, kumva yigunze, ariko iyo umuntu umutunguye ukamwereka urukundo, ukamushimira yagize anniversaire, yarabyaye, yazamuye mu ntera, yongera kumva ko nawe abaye umuntu. Ikindi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari ukuntu yumva, hari ukuntu nyine nawe yumva ari umuntu yakunzwe, yitaweho. Rero bikaba ari ibintu byiza cyane. Natwe twatunguye GTAF, ariko urumva hari abafana b'abasitari akadutuma, cyangwa se inshuti y'abavandimwe. Rero biba ari ibintu byiza cyane. Rero dukorera i Remera ku muhanda uva Sonatube werekeza mu Giporoso, hagati ya Kifaruma na KFC, hari ateganye na Prince House. Nyine icyo baza n'ubu abatumiki yego utumese baragira Cedric nyine icyo dutuma gitandukanye n'icyo Cedric yatuma ku muntu wawe cyangwa se okay. Yewe Iva yego ngiye gutuma kuri Cedric yagize isabukuru, ndasabwa iki icyo gihe? Rero aho ngaho birasobanutse, bituruka ku mikoro yawe. Birumvikana umuntu wagize anniversaire hari ikintu gihuriweho n'abantu bose nka cake, ikindi nk'ururabyo ushaka kumuha. Mpamvu ndetsabwa amafaranga kugira ngo umuntu w'ururabyo. Of course urumva byose bikeneye amafaranga, kuko nk'abakozi ba company bazagenda urumva ntabwo tugamije amafaranga, tugamije natwe kugira ngo dushyire umusanzu mu kugira ngo nyine umuntu mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe yumve Surprise Rwanda ari koneje ni company yego inyungu yo murayigamije. Birumvikana nta kintu kidakenera inyungu. Rero bamaze hanyuma rero tuzabumbiye nta giciro kiri. None se umuntu urashye ni kwazana nta giciro kiri fixe n'ibyo ndabyumva. Yego, ariko mfite ibihumbi bya 50 n'urugero umuntu ngurire n'urugero dutanze. Ibyo 50 birahura n'ibyo mu muha cyangwa aravamo
no kubahemba urumva niho rero uri buze kuri ofisi tukaganira tukicara ku meza y'ibiganiro nashaka kuza kuri ofisi ni mu mahanga uri mu mahanga aha iyo uri mu mahanga ushobora ni mu ntara nashaka kuza kuri ofisi yawe reka duherera ku muntu uri mu ntara uri muri diaspora nawe ashobora kudutuma hari n'umuntu uri muri Amerika ari muri Canada mu Burayi mu bitandukanye ashaka gutungura umuntu w'inshuti ye uri mu Rwanda umubyeyi we muri umuntu wagize graduation icyo gihe adushakira umuntu uba uri close kuri wa muntu namwita nk'ingenza kugira ngo icyo gikorwa kitazapfa kandi tuzagenda wa muntu tukamubona bari tutazasanga yagiye gutara amakuru ikindi wa muntu wadutumye tureba ese hari budget ingana gute ese urashaka ko tuzamushyira ku ntake n'imodoka urashaka ko tuzamushyira costume biterwa n'igihe hari tukicara tukaganira ku meza y'ibiganiro tukareba iki twamushyira azawe iki abazagenda transport byose yego okay hanyuma iki kiganiro kizajya gitangwa ku wa gatandatu saa 9 ni minota 30 mutari kujya saa 2 ubwo naho mushobora kujya musirikana n'umuntu kuri televiziyo live cyangwa tuzajya kizana kiri recorded wenda rimwe na rimwe tuzajya tujya kuri tele tukinyiro ari sonduva twabashimira abakoze rwose wakoze ukadutungura nawe ukaza ukadutungura turumva kuko twebwe turi intumwa ubwo nihagira umuntu udutuma tuzabatungura mu kiganiro batadutunguye twiteze kuza kudutungura na surprise Empire Rwanda surprise Empire Rwanda tuje mu kiganiro duhisemo kubatungura none dutunguye nuko mutadutunguye ubwo nayo ni surprise ariko ntagira umuntu udutuma tuza na Cedric nawe wakubwiriza tugutungura nawe wakubwiriza twebwe se kandi turi intumwa ariko ari ukuntu keretse ari ikintu cy'especial keretse tubwire na Maurice yego usanga itariki irazwe yamenyekanye no kuvuga biri mwakibwiriza mu ibyo ni ibindi byajya mu biganiro bikareba uburyo byakorwa binyuze kuri Papa Or katubadesha ko umuntu angurira mwese ntabwo nta igitekerezo dushaka gutungura umugabo ukora igitekerezo ngo tuzajya tukigeho kandi ngo tuzamukotinga nibyo igitekerezo bigera n'amafaranga wakoze cyane rero mwakoze namwe kunyakira imbuga nkoranyambaga za surprise Empire Rwanda nizihe hose ni surprise Empire Rwanda dufite YouTube channel abantu bagenda bagasangaho amafoto atandukanye abo twasuye ba Alphonsine na Maji n'abandi batandukanye na Instagram TikTok wenda simuciye mu ijambo n'izindi yego nangiye kwibaza iyo mugiye gutungura umuntu mbwira ko muri mufate video akabibemerera cyangwa ubatumye niwe oya urumva udutumye niho aho byabiganira ese nituza twitwaje kamera tuzashyira kuri social media hari icyo bigutwaye kuko hari n'ubwo ati njyewe ndabishaka ko sinshaka izo video zajya hanze kandi twubaha privacy y'umuntu n'uburenganzira nabwo mwabikora ntabwo twazishyira hanze ntabwo mwazishyira hanze n'abandi badashaka ko zijya hanze niho nyine bya biganiro bibera ukanamenya ngo se tuzatungura certificate tumye cya Seriva akunda kubuzima bwe bujya hanze byose binyura kuri ya meza biganiro y'umuntu adutumye na yangenza byose twatuzi ko bizagenda wakoze